basumba bamwe mu rubyiruko ubu bamaze kubyimba mu bushiti kandi mu bukwiti abafite ubwenge bari gutigita inoti no guterura bamwe bakaba fiti nihuza kuboneraho kandi gishumi yawe imihanda tugomba kuyifata ntabwo tugomba gufata shashobora ako se ahubwo ko mbona wamujamataza n'icyo gikapu ngo tubanze kureba ariko bose imana amaze igihe bana muri iyi minsi ararasa umuntu arica n'umuntu kubera ko kiriya kirara cyaguye kuri tere bana ahantu twajyanye ngo byabaye insazi n'umuhungu birangiye bamusigara bamutsindira imihanda tugomba kuyifata kabisa niwo kazi imana ahubwo atambaza ngo tuzapfa asimba umukuru w'iko watunesheje amasaha ageze reka turebe kuri tumukubitira dare wawe nanze kumukubitira we tuzumwana arahita ahagera kubisanzuye on time abase sinuva parike ya Ciao. Nizibite wasaza. Sasa kabisa boss. Muzigo murawubona? Hanyuma rero mwitonde mukora akazi neza boss amaze kurakara akazi ntabwo kari kugenda neza ntimutume boss yizira kuri field ntimumuzi se aramutse aje hano byaba ari ikibazo umukora akazi neza kandi imihanda mu control fresh turumvikana boss ndabona ari ikiryo cyawe natangiye bya bigambo byawe we mukora akazi neza dropping umuziki gitari Kazana naraye ntekereje ndavuga dukeneye andi maraso mashyashya kuko bari abasore nabonye bamwe batangiye kuzarira mu kazi uramubwira ikintu akikiriza gusa ariko ntahita agikora ako kanya nimba ashaka nimba nkubwiye ikintu hita ugikora nibyo boss ukeneye amaraso mashya rwose sinzi nimba nawe ubibona ndabibona cyane kandi birakenewe pe burya birakenewe ko burya iyo ubwiye umuntu kabiri gatatu ntiyumve iyo umuzaniyeho undi abona ko ibintu biri seri yaba abana bari kuzarira mu kazi ukeneye amaraso mashya hanyuma tukaba tureninga kugira ngo akazi kabashe kugenda neza naho bitabaye ibyo rwose mu minsi mike wasanga ibintu byacu zambaye oya niko bimeze ko iyo uzanye santima mu kazi ibintu birapfa niko bimeze rwose aho ndakumva 100%. Bose nanjye namye nshaka kukubwira icyo kintu ariko nkabura aho ngiye. Kuki utakimbwira? Erega ngiye ntago najya nigira inama ngo nuko ndi boss wanyu no. Niba ufite igitekerezo kizima cyazamura business yacu cyo kimbwira. Nzajya mbikora. Samu nicyo ubereyeho ntago nye nzahora nkwibutsa ikintu ugomba gukora icyo ushinzwe. Ndabyumva rwose. Kandi aka kazi rwose kagomba kugenda neza. Bose. Mbona nawe urabibona se? Ubwo wagira ngo tureretse. Iki giti. Ewa. Kitako se umuntu aramenya ari bugaruke se ngo tumucokoze. Turubundi abantu nk'aba ngaba ni gushaka. Bose namubonye kabisa yafitinga mu bintu byacu. Oya kigaragara aranatuje. Wenda simuza ariko ameze nk'umuntu utuje. Ahubwo tugira imana agaruke tu. Nawe ubundi bro. Ushaka ko dukora akazi kuri seriye. Kanye mu minsi iri imbere ndatangira kugabanya abakozi. Nta mikino. Baraba pete nabonye bari kuzana blague man.
oya birakenewe birakwiye rwose rero uzacyo nta mikino birakwiye muri iyi minsi byo umuntu adashyizeho ijisho ngo ibintu abishyire ku murongo neza byarangira akazi rwose tugatakaje mu maherere gusa wibuke ujye umbwira nzajya nkubwira boss ufite igitekerezo kizima jya umbwira turebe icyo twagikora nzakubwira boss nzakubwira boss ariko haji tipe ye numva namukurikira aho tipe namukunze tu hanyuma barangiye nibo nshaka mu kazi aza kugufasha kumubona amukura yese ndamushaka ibintu tubigire serious muhamagara zite musore salama musore vitesi Sawa? tuyinase Hano niho muramba ndi mu kazi. ese ko nabonye wikorera imifuka Niko kazi kanjye boss. Ndi umukarani nyine hano nge baranzi n'icyo twara ibintu byose byo muri no quartier. umukarani Kwimura abantu, gutwara amakara, abagiye guhahira muri boutique. nagize ngo wenda n'umuceri ugiye kwirira mu rugo shuwa uri umukarani Boss nawe urashinyagura. yari kubaza ariko Gusa nawe amafaranga yo kugura umufuka w'umuceri koko. bakwita ndetse Yitwa Mufasa. Mufasa none se Mufasa waguha kandi kazi ntaguhindurira ubuzima wakemera Sugo boss nashobora gukora iki ko? Cyakora agasaba imbaraga nagakora. n'umusore boss ni umusore kabisa Agasaba imbaraga rwose kwikorera ibintu ni moto nyine nayikorera. iyi moto ntabwo wayishobora biragaragara wenda kuyihirika yayihirika yabikora oya numva Mufasa seriously njye ndashaka ko nakubonye uca hano hagati uyu muntu wamubaza ko njyewe mfite abantu nkorana nabo ndashaka ko wiyunga muri groupe yanjye ukamuha akazi kandi kazaguhemba amafaranga azagutunga Akazi ucyari umusore ufite umugore mfite famille mfite umugore. Umugore? ubuzima bukagenda neza uri mu bukarani Ariko ariko nabisanze ko nta kintu nabihinduraho. okay ufite telefone ariko Ndayifite. sasa igira hano intebe ndashaka shaka ni watermelon ndako nshirira umuntu none nugerayo mubwira amamagara ambire ko wayimugije siko bimeze Nta kibazo. naguhena nimero ma nimero zawe zandikemo Iyo ngiyo. ubwo he nayawe Ko nakugarura se mfite boss. nta kibazo ni agafanta nkuguriye Fanta. ya Boss gutwara kabutamiro ni kangana oya cy'umuntu. wibitindaho we ijyane ugira ikibazo umusore wowe kandi witware neza gusa mumbwirira adresse y'ahantu ayijyana rese mwereke ya adresse gusoma se azi kureba kuri Ndabizi. rese urayibona ni ku uyu muhanda iyi nimero Ya nzira hano ruguru ndayizi iyo ngiyo. ya ni hano muri quartier yawe n'ubundi ni hano kabisa witware neza kandi umusore sibyo ubwo turaza kuvuga Ningira ndahita mbabwira bahamagaye. sawa sawa ukora uyu musore ko nakubwiye ndabona ari umuntu utuje arabikora ngenda mwizeye yatugira umusaruro ukomeye cyane aba tugize amahirwe rwose tumubonye urabona nta nubwo afite inzara uramuye bitanu ngo ntayishane reka tumugerageze turebe oya uyu musore arabikora
reka tumugerageze turebe tumuhuze n'abari abapeti babone ko ibintu biri seri. Abatugize amahirwe rwose bidasabye no kujya kumushaka tumuboneye hafi. Niko bimeze kabisa. Ikintu mba nkoze ni nka test ndebe nimba bigezaho natampamagara ubwo ntawe dufite nye. Sawa bose rero nanjye ndabona ngiye kugenda. Reka ngende njye mu kazi tuzabona ubutaha ibintu urajya nkomeza nk'informe nkubwira uko bimeze. So bose rero ndabona ngomba kujya mu kazi tuganiriyeho yari byiza cyane guhura nawe ibindi nzajya nkumenyesha kuri telefone. Oye byo mbwira kabisa kandi ntugatinye sawa. Sawa sawa. Nya! Nya! Yo baba. Uziko iyi nzu yazanye imidite n'imirayi. Imidite n'imirayi. Kitakoze utu tuntu. Nanjye kuvuga ngo aho watuguze ariko kwa iraje koshi washikuje irimo utu tuntu kabisa na isawa. Mwana yavutse rumi. Ugiye kwibaza se none. Nchi. Ja. Wikojeje mu kibuno. Urabona ngari mu kibuno ndi gukoza. Nese ukoza mu gutwa kuramo ikamyo yo gukura gutwa. Sinari kubwira tangari n'imirayi. Sinzi umwe nimbuje ugatungwa mu gutwi sinzi. Sabira kabije. Ntabwo bikabije ahubwo birakabije. Ushizemo twakumirwa. Bare mbere. Nari. Ndetse bakumva. Wewe ntabwo ukeneye tije kuto. Sukamo umu ushyira muri icyogesho ukuru. Nusu ugiye kwiba. Turabura. Kubaza aho ugiye kwiba se. Kubaza aho. Asubira ibyo byose ni ukwiba. Ntabwo umuntu yajya guha. Ujyanye envelope ugiye guha. Kaho se ndwana umwana dore bizara imeze nabi. Ntabwo mu kazi. Ubushize suzu kuntu byangendekeye ndi gukora. Ashizemo nahakorobye pe. Duwenya wa muzima je yigize kapiro. Asu kubona atari kapiro we. Ni wazi. Ngaho ndebe. Ubwo kapiro. Fresh baba. Ni kapiro se. Fresh. Ni muzima. Abazimu nako bagira amatabu buse. Ni we da. Oh yes. Uriwe. Ni kapiro ni wowe. Uraje. Oye cyo rubanza mbwira. Icara. Afu ticara ku mutungo wacu. Abari bozi irongera iruzuye. Abari bozi ibisambo bitatu none ubu ngubu bwagarutse. Nose kapiro. Siko wambaraga. Uya nibyo guhaha bireke kiraje. Kapiro yaje. Ura abuze abuze umuntu yanuye. Yo. Mubiragenda se. Genda gake. Kapiro ko ryoshye mwa. Niwe mubona. Inzo yabaye inzobe cyangwa n'abazanye utwarwa nk'utwihene. Iyo nyawo. Wivugene. Wongeye kuyivuga mbabarira byose bitaza. Uyivuga ariko nawe arimo arayivuga nyawo akabariye kuvuga. Ukareba nk'umunini mubore mu. Kapiro niba imbana nabyo amuhagenze bite. Kapiro niba ari cyo system asigaye ari muzima byaje kugenda bite. Umujeni yarwaye toroma burundu pe. Ubu nande nibimaranye icyumwe by'umwero benga. Cyane tutarimo turumvikana nje nako ndwaye toroma ibyambaye warabibonye uri kumva ari kuburi gushaka kumindura. Na n'ubu se biracyaba. Kapiro ni ya mitwe yawe ubwo wasanga uri gushaka. Ntabwo nshaka kugucoresha ndare wacoresha igisambo kigenzi cyawe ujuru nacoresha. Amakuru y'uyu muhungu. Ejo bundi. Mbere y'irayi.
ageze gutya ngamonete arampamagara amanura hariya hepfo ariko yari dini rata ni kwa kundi umuntu avuga atanga tumaze kwiba twakoze izina abantu mumaze kutumenya ari cyagiye kwibihe n'iregihenera kuyivuga ariko nyaya mwohereze kuyivuga wowe ngaho bivuga noneho utavuze ihene uvuga ukundi kuntu nyine utayivuye uri kuyivuga ngahita numva wagira ngo mubizi igisongo mu mutima n'ukuri wongere kuyivuga ngayivugire sito noneho utayivuze ushobora kuvuga wenda ukavugisha rata kuvuga iby'ihene reka tuvuge ihene wivuga ariko wavuze imbuzi ikibazo cy'ihene byagenze ntabwo muri kumbwira ndayivuze urayivuze nyine rata dore ukuntu byagenze rata naragiye ndavuga ni reka ngende kapiro ngiye kwiba mu nkengero z'umujyi nukuri kw'Imana narayibonye naguye mutsitaye mpita nyirahira mu mufuka kubera ko twari turi mu bihe by'ikibyirayidi wasitaye kubagirwa abanyabingi bane bari bayitongereye uvuga ibyo ngibyo by'abanyabingi nawe urashaka kugira sori yaricitse wari umwe ngo ugeze he kuri kaburimbo neza sa nk'ukomeza imbere ho gatoya ndi kukureba ngwino komeza ya ni karibu oya wikuramo inkweto nta kibazo oya nawe tunazikuyemo biteze bizere ko atakugoye kumenya ntabwo hayorekanye natambitse uriya muhanda mpita mpagira mbona ni hafi meze neza se rero naha ngiye ahantu heza cyane ariko urakoze ariko saha gusa uriya iyo ndi nta kenshi nze kuba ndi hano ko Imana bari abagiriye ubuntu ikabaha byose ntabwo iduha byose turabikorera none se tayari se wakaze ese muri sumaze n'icyo ukabana ikibazo ndakomeza ngo ure nk'uko bisanzwe ya nabonye ibyo naguhaye mbere wabikoze neza ubu ntangiye kukugiramo icyizere oya boss ntuzangire ikibazo ngiye rwose ibyo wama byose nabigutwarira Are you sure? Byakaze nagakora pe. Okay. Ndi karibu tuganire. Ni heza none ine wicaramo. Imba numiwe. Ibi nyine amafaranga barashatse amafaranga tukabigura cyane rwose ariko nawe byakubera by the way icyo cyose urakikorera urakibona iki kwisi nta kintu cy'ubuntu kiba bite se akazi meze biti urabona biri kugenda bose ibyo samaye nabigejejeho amahoro suzi ko baguhamagara gasa akahita bikubwira yes ibyo ndabigushimira cyane ko nabonye ubunyangamugayo naguketseho nabonye ari sawa kabisa murakoze rwose ahubwo wampamagaye gushaka ko tuganira nyine ukama akazi byeruye ngira amatsiko yenda ndavuga nikanze numva icyo nshakira nta kindi kirenze kirimo mbese ndashaka tugirane n'amasezerano nyine ndashaka kwangaja byemewe n'amategeko nicyo bishatse kuvuga ujya ukora akazi byitwa ko ari umukozi wanjye nzi ko ngufite urumviye nererera nyizanye 'nyizanye rata nyizanye mu mufuka mageze dore uyu nguyu no vuga nawe byakurikiye wari wari
yazanye umuzigo awikoreye ku mutwe ati nzanye boro uri kumva njye sinari nzi ngo ni ibiki cyakoze narayumvaga ihebe uri kumva ni wayumvaga se kuba narayumvishe narayumvise yego atuye hasi umuzigo mu gihe tukiri kuganira numva umuntu avugiye muri wa mufuka ngayo nakubeshya njye nabonye kasita sazi arirukanka nanjye nirukanse mukurikiye nta nubwo njye nabibonye neza none se mu bintu avuze ngo yumvishe ko yaririmira hebeba sibyo ngiye kumva numva nanjye none nari nzi ko ariyo mfite rwose mu mufuka ngiye kumva numva ngo tura nahageze mfunduye uku nguku mbabonye mu muzimu mugufi we none uyivuga ariko nawe urimo urayivuga njye ntabwo ari yohene yavuye mu zindi hene ngeni zazo nabonyemo umuntu twirukanse tugeze imbere ndongera ndamubona njye akambwira ngo ntabwo arimo arabona none ahantu hose ndimo kapiro nakubeshye ngewe umuntu nawe nageze pe nyirukanse kubera ko nibwo gusaka kasita asaraguritse uri kumva noneho tugeze imbere nabwo mbona arahagaze mu gihe tukiri kuruhuka uyu mugongo yaciyeho nanjye n'igihunga cyinshi ndamukurikira kuva icyo gihe ntaryama ntasinzira ntakurya ntakugoyeka undebe yarwaye toro ariko rata nawe umugabo mugaseka imboye ubundi so ukuntu urimo uravuga ibintu hakujya dukemura ikibazo ahubwo umeze nkaho urimo urandega turagikemura umurandegera ndimujura mugenzi wawe narabwiye ngo iboro mubivemo kapiro ngo yaretse kwiba basigaye babazahirwa none baratubeshya shanga yaretse wenda wavuye karitsiye wenda wimuye karitsiye mwebwe dore ikintu gihari sibyo nabwira bisiri kabisa kapiro yarahindutse urabona ko yanahindutse wenda wahindutse by'inyuma usigaye wiba ibihenze ntabwo ari ibi kapiro ngarama kabisa ikize kandi yabanya akira umva nizera akira mfata witabe ihene ni kapiro Hello? ntabwo uri kumva ihene sikura kintu numva ntabwo uri kumva ihene hari ikintu wumva nta kintu ndi kumva ariko se wari murashaka kumpindura umusazi wowe ndimo numvishije umubwira ngo uri umusazi ninde uguhamagaye none se nigura amayinite hari hano aho ubundi hari hano igura paka nayibo kapiro nuko umutunze yarasaze yibye ihene iramuhenera uri kumva dore diri ukuntu imeze sibyo kapiro nawe umbwira nyashya wenda wenega amatwi ntabwo ari kubyumva dore ikintu gihari ngiye kuvanaga mw'ibi bintu ibiboro byanyu byo nanjye narabikoze urabizi twe twibaga ibintu by'imizigo bakadufata bakadukubita ndebuka nshikuza isakoshi nkasangamo kotegisi banankondaguye we nayibaziragira nawe bose wari wibye se wamututse ngaho mbwira ndi ncuzanye yewe dore ikintu gihari sibyo ubu ngubu ko bameze gutya ngiye umunsi wa mbere nyumva muri biriya biboro byo kwiba kuba nacapura na telefone nakwiba n'amatungo n'iki hano rwose nawe nawe umukire agira gutya arabwira ati wowe nshaka ko uza kuri atelier yanjye nakora ibintu bya furniture sibyo ibira by'inyuze by'ububaji sibyo ushaka kuvuga tega amatwi wumve sinkubeshye kuba ngiye narabivuyemo ubu tukaba turi kumwe hari ahantu bigejeje kandi ndakeka namwe mumundiye tukajyanayo mukaza tugafata aho bimaze kukugezaho bimaze kungeza ahantu kure nta kuntu mwanyumvira mukazaza namwe nkabahuza n'umubosi uretse kwiba tukaba twakwiga ibintu by'ububaji tukaba ibintu byo kwiba byabafasha ahubwo banjye ntabwo ari ukubabeshya ndababwira biseri reka nawe nari mfite plani zanjye nari nihaye intego y'uko uyu mwaka ngiye kwiba igishoro uri kumva nkatangira kwikorera n'ubu utangiye kunzaniramo plani zanjye ngo njye kwiga oya nanjye mfite izanjye plani reka ahubwo reka mwereke izo ntago wazimfashisha kambaye njye guhaha kumva utanatuma mbura ariko ngiye mwana kumbwira ngo njye genda wabyo ibintu bitekereza ndabitekereza y'iki mubwiye ko ntigaje gufata abantu batatu nkahita mbona igishoro ndaje ahubwo reka mubuganira na nyashya
ako yaba kapiro rero rwose n'ibi ngibi ngize imana sinkubeshye nkabona mbirokotse byibura nkabivamo nukuri kumana njye mba nshaka no kuva mu bujura ariko reka nanura muhungu urebe ngende kukubwira sibyo hari igihe awe azabona ko iyi nama nari nje kumugira numara kubona ko nawe wahindutse namara kubona ko wahindutse sibyo njyewe mva ikibazo mfite mwese nk'ibyo bintu by'ububaji ndabaho gute ko njye nkeneye amafaranga yo kubaho bazi kandi uri kumva ibyo bintu ukuntu ngiye byumva ntabwo njye nzi no kubaza rwose uzabimenya ndetse njye nagiye mbizi hari ibyo navukanye uzabimenya kapiro babarira icyo kintu cyifashe njye mbabariza ko ngize icyo kintu cyifashe kandi unyegere ikibazo se n'ibingibi unyegere uze mujyana ahantu sibyo ubashe kuba wakwiga umwuga kandi uzagufasha ndabizi neza nukuri kapiro nakubeshye nimba ari abazimu koko nimba ari ibiki nanjye ubwanjye ndabona nta hazaza mfite umwanya w'ahazaza sinzi ko n'ejo nzahageza rwose ibintu birimo birambaho kasita ubundi wa musaruro uracyawufite ubusigaye ujya ku musaruro ugasara nshatse gusa nakubeshye ntabwo nyatsari ibyo nabyo byagufasha umusore uracyarimo hariya ikanzu se uracyayifite na ikanzu yo ndayifite ndayikoresha uyikoresha ikibujuru nta kindi ni mu rwego rwo kugira ngo umuntu batamufata hinduka musore wawe hinduka naje kugira inama muri icyo kintu nabira byabanje byari ingeragezo sibyo si bose ko ari nk'ahantu najyanaga ibintu ngasanga ari gukubitagura abantu benda no kubica ibyo nanjye nibyo nakora oya none mba ngutumye kurwara ntabwo mba ngutumye kurwara nk'igikapu wampaye ejo bundi bwa kabiri naragiye nsanga ahantu nakijyanye baziritse umuntu ku ntebe bamukubise isura yose mbona ari amaraso uribuka ngo uhamagara nkubwira ati nturebemo sibyo ubwo rero uwo muntu ashobora kuba yarakoze amakosa ajya yaratandukiriye kano kazi kacu iyo utandukiriye urabizira mbese rwose ubundi ni ibiki mba ntwaye ko nk'urugero ejo bundi bwa mbere wampaye wotameloni yitwaye 5,000 kandi ziriya wotameloni yari ku isoko rwose tuzigura 5,000 byanshyize mu rujijo n'ubu ngubu uracyabitekerezaho ariko se wambwiye ko ufite umugore aba numva uri kwitwara nk'umwana ushaka kumenya akazi dukora njye numva nagira ngo mbisobanukirwe kugira ngo njye mu bintu nzi ibyo ngiye gukora ngo ni ibiki umva mufasa uri umuntu mukuru kandi ufite ubwenge sibyo ntuzabona abantu ku isi yanyu barakize ugire ngo nibyo baturage abantu bakora bizinesi byanarimba bagakora bizinesi itemewe n'amategeko ariko ifite amafaranga bizinesi rero ngiye nkora ari abakire mugenda muhura nabo uri kunyumva ushyire iyo telefone ku ruhande ibintu bibarimo nta kindi bari mu itabi ibintu gutwaye itabi bino by'amasigara ntabwo ari itabi risanzwe usanga uzi ngo rya filitire cyangwa intore cyangwa abantu benshi ku isi bafite siteresi bafite ibibazo n'iki itabi rero ngiye ncuruza itabi ribamara ayo masiteresi ribamara ibibazo uburyo ushatse kuvuga gusa usibye ibiyobyabwenge ucuruza ni ibivura siteresi ntabwo navuze ibiyobyabwenge yego ku rundi ruhande iyo ubikoresheje nabi nyine ubwenge burayobanye muri makeya curuza ariko urabizi ntabwo nakwirirwa nk'isobanura ni ubwa mbere wumvishe itabi ku mugongo w'ingona amaterime cyangwa iki jya byumva nawe kandi dukorana bajya bajya kureba ya exactly nze ko uhita ufata vuba uhita ubimenya ni ibyo ngibyo bose nakuganye rero nzi ko ari akandi kazi keza ngiye kubona nimba ari ibyo ngibyo ntabwo nagakora ngwiki bose murakoze rwose oya mwihangane pe nzajya akagabuye mufasa okay
ushobora kuba ugifite ubutesi ariko genda isi umunsi yakubonye ikagukaranga ikagushiririza uzagaruka wenda uzagira imana nusanga akazi ntaragatanga sha hano umwanya w'untera wa musenzi sundi kiragiye
ndagusabye nkura mu ngeso zose ndi mubi. Allah ndagusabye imbaraga zo gusubira kuri Imana. Allah ndashaka kukugandukira no kukugarukira Allah. Fasha umvane muri ubu bujura. Fasha umuhereza akazi. Fasha mpinduke umuntu mwiza. Mana niwe nyiri ububasha, niwe nyiri ubushobozi. Bamaye akantu ngo mbazanire. Batinze. Yakamaye bwenda kwirama ariko ntabwo natinze cyane. Nuko hari umuntu twahuye narindi n'amafaranga akambye ko ngomba kumutwara ikintu kugira ngo mwishyure. Nabasasita. Yabimaye mu masaha 11 n'ubundi bari bugiye kwira. Urinda sobora. Yitwa Mufasi. Kuki magaze imbere se? Samu yakoze. Yo kazi. Waba muzi gutera amaboko isa ya. Bongo ikibuga no. That's what's up, bro. Kino muzigwa mu gatsimbo shanga. Beze neza ubwikimba ya gifte shanga. Banze mu magare mabuja. banze murabe hano kazi. Tumubwire ko byabaye. Hello? Mabuja akazi katugezeho nta kibazo waza ugacekinga. So nzahageresha mabuja n'ubundi dukurikirana kuri neza. Mwana icyo ukora mani hari ikibuga hano tubatse giparitsemo neza abantu. Hanze rero uwo muntu mbere hari mabuja uhageze. Meze mute? Ndabona ari sawa. Sawa cyane mabuja akazi twakabonye. Ngubu noneho tugiye kongera dufata ikibuga kabisa kandi twizeza. Ukuntu muri kubona iyi bori neza niko nkeneye n'amafaranga. Murabona ko yari imari. Ko mutari kukiriza muri kunyumva? Kumva mabuja. ikibazo kaba ari akazi ntari kujya
cyangwa murajyanza bakora n'ibyo nakoze batoneke. nawe ushobora ugomba kugenda neza Uko mubona iyi boro ari nakumva n'amafaranga. Turumvikana? Okay, sawa. Ejo saa 10 duhurire handi dusanzwe duhurira. Uri kumva? kumva mabuja bose aba yashaririye no gukora akazi neza urabibona ko ari ubusasu mu mutwe kiza n'imikino ahubwo wirabura abakoboyi bose kuri fone ubwire ko akazi kateje byiza si ubwo twabanza tukagera n'imihanda tukareba uko ibintu bimeze tukanikaraga twakikaraga ahubwo reka duteme ubwambwe turebe ukuntu twahagera tubanza tukitera rero niko bino reba karibu mufasha Rikari akumira none namavuye ase wageze gute ubu wankurikiranye nanga uje kunyishyuza nagaronje kwa ko ntabwo nanzi kubaha ngaha muraziranye se uyu ni imbabazi muri quartier watch your mouth why uyu muraziranye mufasa karibu wicara hari kandi sinkunda umuntu mvugira ni ngiye waje kureba ntago ari wowe ibibazo mufitanye ngiye ntago bindeba sibyo none se ko mbona je nta morale barwaye bimeze mufasa siwe mbaza nawe agiye mu bitaro niyo cyagiye amusanze mu rwaje kunsura kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi ariko tuzi ko ari ibintu byoroshye ariko basanze afite ikibazo niba bakita constate urinaire sinibuka ko nyine babitubwiye urumva yagize igihe cyo gushaka kujya mu bwiherero cyane constipation oya ni constante urinaire yagize ikibazo cyo kujya mu bwiherero ngo byose biza byivanze nyine byoroshye bikomeye none se ngo ari mu bitaro none se washaka kumarira iki se ngo ubushize cyagiye harampaye akazi ariko ndakanga inshuro nyine ndayamusa nimba wanyemerera byibura ukamfasha ku kibazo cy'amafaranga nagize cyo kuvuza mama nakwemera kugukorera ibintu byose waba ushaka none se ugiye kwemera akazi kubera ko mama wawe ari mu bibazo nanjye mahitamo mfite kandi mwemere ko nzabikora neza uko ugashaka mufasa ndakumva ibyo mbwira ariko rero ngomba kumenyesha ko akazi kanjye ntabwo ari ako gukinisha ntabwo ari akazi koroshye wafata gutya no twumvikane kugufasha byo nagufasha nta n'ikiguzi pe ko byo ni ibintu byumvikana n'umubyeyi wawe sibyo yewe ndemera ngufashe ntabwo ibyo bindi uri kumbwira sanze ubitekerezeho neza ko ndashaka umuntu uza mu kazi azi ibyaje uje wese apana kuza umutima umwe uraha undi uraha no turumvikana icyo kintu nabanje kubitekerezaho mbere yo kumfata umwanzuro wo kugaruka hano
ko n'ubushize urabizi twambwiye yuko ari ukugenda nkabitekerezaho nawe nabikwiye kuko ngomba kugakora nkagakora. Ya birumvikana ariko nanjye sinshaka umuntu uza kubera ko wahuye n'ikibazo umuntu urashaka akazi kubera wahuye n'ibibazo no ndashaka umuntu uri serious. Okay, nzagakora kandi nzagakora neza. Nta kibazo ngiye ndagufasha. Wari ukeneye nkangahe? Rero kutuvuga ko ari kujya kumuvuza hanze dogiteri yatuye kubwira byadufata nka miliyoni n'igice. Okay, ntacyo ndaza kugukorera sheke ya miliyoni 2. Uranyemereye? Nta kibazo. Murakoze kandi ntugire ikibazo ntago ngewe nzayagukata ariko akondisiyo ke nanjye ugomba kuzubahiriza akazi kanjye. Nzagakora icyo uzansaba cyose nzagikora kuko neza ngiriye nagara ari buri muntu wese wayingiriza. Kandi ntugire ngo hari izindi mwongeye nakugiriye. Nakubonye mu bushobozi. Nkikubona umunsi wa mbere ubonyemo ubushobozi mubonamo discipline. Rero nanjye ntuzantenguha. Nzabitenguha rwose. Ko nuntenguha uzabiziba. Okay? Kanze ngo ukorera sheke ndaje. Ikindi please ibibazo byanyu ntabwo mbizi. Aje ari byaje kureba. Uzahurira ahandi urumvikana. Uri siri kubijya kumukana. Ntabwo uri mu mutwe wanjye. Okay? Mfasa. Kanze gato. Ni imbogo n'umujura n'iki muri quartier ni ruharwa none ngo je umeze gutyo se ni imbogo ubu siri kwese gute ariko akazi nta nubwo ahuriye n'ububobo reka akora akazi turebe uko nyine bizagenda amahirwe masa gusanga kayipfushije yibebeje wagira ko mu busanzwe utabiboneza bigeze imbere y'abakire nuko bifata sinabagabanya kumututa amagambo avuze ko afite ikibazo urimo uramuhata amagambo umujombo wanasanga ari byo yitwaje oya nase urabona ameze gutya ariko adafite ikibazo ako se wacecetse si ubwa mbere mubonye genda muzi ninkubwira ngo wasanga ari n'ibyo yitwaje aje kubeshya no guteka imitwe yawe Mufasa. Ini ya telefone nakwemereye. Okay? Iyi telefone irimo SIM card. Nta muntu ushobora kuyitrakinga uretse njye nawe n'abandi dukorana. Twe tuzajya tuyiganiraho gusa. Ikindi byabiri nakubwiye bijyanye na video call yagiye zajya ngukenera tuvugane bitewe n'akazi turimo cyangwa se n'icyo gushakira. Ntabwo ari umurimbo sibyo ariko ni yawe. Okay? Ariko wumve ko twari yakazi wumva icyo kintu. Sheke nayiteguye ubwo ndaza kuyiguha ariko ndashaka babanze bakwereka imyenda yawe nayo gutegura sibyo. Ndashaka dukorana mu kazi uri smartness sibyo kandi ibintu byo kuba wijimye ubitse umutwe ntabwo bishaka kabisa. Gutangira kwiga kuba serious mu byo urimo kuba sharp. Mbashiri ndebera ugenda umuzingirira ngende mutunganyirize musize kugura.
kiriya gisore si ukibona nya akazi yagashobora gusa ntabwo ndamwizera ijana ku ijana ariko ndi kumutesiti tugomba rero kugerageza tukareba kuko niyitwara neza yewe nzamuzamura mu ntera ko nabonye n'iwabo ntabwo abaye mu buzima bwiza oya afite n'umugore none azi ko yakoraga akazi k'ubukara atunze urugo mama we niwe umumenya ariko gihe bitewe na sayizi ye nabonye ubona atuje njye twakorana keretse nimba yaba dufite ubundi buzima umuntu atazi nk'urya umuntu ni mugari akazi azagakora neza umuntu ufite ibibazo unakennye ya reka turebe tu igiciyazi maze kare kose kuba utayimaye yawe ireberaga kiriya gisore dansiyo ku muhungu wanjye niyo wambere okay ukunda ibintu byo gusohoka kujya ku mazi z'ijoro ntabwo duheruka gusohoka umufasi biteze isara ivuye mu myenda hasa kuko ufite isoni uri umuntu w'umugabo genda wubika umutwe n'umusore ungana utyo kwerugiramo bino wicara hano tuganire mva rero nkubwire sinzi nimba ari nuko usanzwe iyo uri imbere y'umugore wawe ugomba kuba umugabo ushyitse umugabo ufite taye nziza musaza ufite taye nziza pe umugabo ushinguye umeze neza umusore mwiza kabisa rero ngewe akazi nshaka ni amadini atarimo imikino turumvikana uzajya ujyana imari ku bantu bafite amafaranga kandi abo bantu ni abantu bakomeye gusa sinjya nkorana n'abantu baciriritse ni abantu yes rero ibyo bintu uri kwigira gutya ntabwo mbishaka shikama ugira isura y'akazi nyine mani ushobora no kureba umuntu akaba yagira ubwoba avuga ati uyu muntu kabisa turumvikana aje kuguha akazi daye uranatangira none igikapu ndi buguhe buri bumujyane ko wanyemereye uko namwifuza icyo wasaba cyose nagikora buriya duhura ngewe naraguhisemo ko nanaguhisemo mubona kandi nkubonamo ubushobozi rero isanzure yego ndi bosi wawe ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo nkunda ibyubaye ariko nanone sinkunda umuntu umenyera cyangwa ngo anyicire akazi tuzabana kivandimwe ariko icyo ushyira imbere ni akazi kandi n'ibinagenda nawe ari we biturutse uzabizira icyo kintu tucyumvikaneho ndabona uri tayari ubwo sinzi hari ikibazo bifite hose nta kibazo ntiwemereye kunkorera icyo wansaba cyose kuri iyi si nakigukorera nanjye urumva abo babosi rero uba ugomba kumwitimida kumutera ubwoba ntabwo mvuze ngo umukangamire cyangwa ngo umukange oya kuko ugomba kumubwira ko ibyo ufite nabyo bifite agaciro kuruta we udahari nta kintu yabona nyine ko ni wowe ufite imari bafite amafaranga confidence kabisa niyo ushaka kandi ndabizi urabishoboye sibyo nzi ko nzabishobora nawe nta cyananira ikindi mu kazi sinkunda kujya ahantu banyweye amayoga cyangwa itabi tangiye n'ubusanzwe ntabwo n'inzoga nubwo waba uyinywa haba igihe cyabyo nzajya nguha igihe kuri rutindi free nta kazi mfite ubu ngubu twanasangira nta kibazo pe ariko nimba ngutumye misiyo
Serious. Sheri, wandebeye se cya gipapuro. Urumva mufasa. Wowe naguyise unandutira buri abapeti bose baba bazanye ukino. Uri na seri uri kamwe ngiye nicyo nagukunda. Ariko rero ibyo byose ufite bikoresha. Kandi ngiye nzakugira umuzima. Nzakugira umuzima kabisa. Tunge famiye ntuzone kugira amashida utera abantu nk'umuntu w'umugabo nyine. Kandi mumve nahariye nyine mwimuke mugane. Bisa uzagire ikibazo. Hano kano ka box karimo miliyoni izi. Akaru kangana guki? Aka ngakubona mba ko nta mikino. Turimo hano muri rusange utubox dutandatu. Bivuze ngo kantu kose karimo ubuzima bwawe. Utubura nawe ubura ubuzima. Turumvikana icyo kintu. Kuri telefone yawe nohereje nimero z'uwo muntu umuhamagara rimwe ahita amenya uwo ari we. Uwo bwe arakubwira ahantu uri bumusange. Ntuvugane nawe ibintu byinshi. Mubaza ngo nibigene no. Kubwira ati musanga aha urahamusanga. Turumvikana. Ariko cyo uvuga unandeba. Kavuga kazi katangiye bro. Kazi katangiye. Ibintu byo kunama no umuntu w'umugabo. Wumva icyo kintu ariko ubu ubuzima bwawe burimo. Ndakumva. Kabura. Nawe ntago uri bumenya ahantu waburiye na. Ubwo ugiye kugenda nona nugera mu muhanda kandi please ntukajye utuma uvugana n'umuntu abantu bari iruhande avugaho ko ntabuze. Ikindi iriya telefone naguhaye hariho simukadi itagitracking. Turumvikana. Sawa rero uze kugira akazi keza. Uraza kumpa report. Samura pose bose. Sawa. Sheri kuhindutse. Hariya ni ibiki twaganiraga kare. Kuko yakombe gusohoka. Hano ubu nkumbuye tube tuganira hano mu rugo. Ke tuzaba turi kumwe. Ntose tuzasohoka kugeza ryari? Nisi Sheri turagomba kuruhuka. Tugomba kugenda twena twoga, amara koga tukarya tukarya muri hoteli. Ibyumweru bibiri bishize aka kanya wisi wakumbura. Cyane. Yawe uja duhindure n'ahandi n'ahandi. Tuzajya duhindura tujye n'Igisenyi hose Sheri. Okay. Ariko urumva hari igihe akazi kanzirika nanjye simbona umwanya sibyo. Ariko humura ntajya ngerageza. Thank you. Welcome. Igihe nk'ikirega kiba gikenewe n'ubu turi kurelaxa. Ntabwo ari ngombwa ngo tujye tujya hanze sibyo. Okay. Okay, kanze gatoya. Ndi mu rugo nari nje guteka agakoma ko gushyiramo.
sawa bangu. Sheri. Ibi ni ibiki ndi kubona?